nimuvuge ngo amen, nimuvuge ngo amen, nimuvuge ngo amen. Mubwire ngo Imana ikwibukire muri amateraniro, Imana ikwibukire muri amateraniro. Imana ntigusezera amara masa. Haleluya. Kandi Imana iguhereze igiciro kinini, ugende umwenyura mu izina rya Yesu. Imana inyure mu biganza byawe. Oh tutareba we beraho Imana iturebera. Ayiwe, haba mu kwa mbere, haba mu kwa kabiri, mu kwa cyenda nako Mana we, naho uturebere aho tutareba we. Aho tutareba yatungaho gusa amavuta agahita azamuka kuzura, ngo yajya ku kindi yatungaho gusa kuko nta cyari kirimo, ngo yatungaho gusa ngo amavuta agahita azamuka. Nimuvuge ngo amen, nimuvuge ngo amen, nimuvuge ngo amen. Mubwire ngo Imana ikwibukire muri amateraniro, Imana ikwibukire muri amateraniro. Imana ntigusezera amara masa. Haleluya. Kandi Imana iguhereze igiciro kinini, ugende umwenyura mu izina rya Yesu. Imana inyure mu biganza byawe uyu mugoroba. Aravuga ati umuturakoze, aravuga ati karabaye, amavuta yuzuye ariko agira ubwenge. Aravuga ati aho amavuta avuye ku muntu w'Imana, subire mu gisha inama ntiteze umwako. Asubira kwa Elisa, aravuga ati muntu w'Imana, bya bintu byose natiye mu baturage byuzuye birabogaboga, ingunguru zuzuye, indobo zuzuye, yo ibintu byose byuzuye. Umva ijambo yamubwiye ryiza, yaravuze ngo okay, ikibazo cya rideni, genda ufate ayo mavuta, icyambere ugende wishyure. Ntabwo mubyumvise? Mubwire ngo Imana izi kibanza, mubwire ngo Imana izi kibanza, mubwire ngo Imana izi kibanza yewe. Genda ufate ayo mavuta, icyambere ubanze wishyure umwenda wawe, uruhuke, uryame na stress. Haleluya. Ijambo ryaka asigara, ntabwo Imana ikemura kimwe mushumba. Haleluya. No. Pero ntabwo Imana ikemura kimwe, yagombaga gukemura ikideni igakemura n'icy'ubuzima bw'uyu mubyeyi n'icy'abana. Nimuvuge ngo amen. Yavuze ngo asigara, avuga ngo asigara agutungane n'abana bawe bose. Mubwire ngo ikibazo gituranye n'igisubizo. Ineza y'Imana mu kibazo. Umwana wa kane mfite, njye nabyaye abahungu 5 bakurikirana. Umukobwa mukuru afite imyaka 9. Umukobwa mukuru afite imyaka 9 mushumba. Kirashatse kera 9 na kangahe? Numugire ngo nashatse muri 2 na kangahe? Shatse hambere. Abana 3 bakuriye tugera mu muhanda bajya ngo ndi muri umuna wabo. Ntabwo wabisemera niyo bagira uti. Barakuze baramita. Nani babogari naba tipe Yesu yabagiriye neza. Ariko Imana nikomerwa amashimwe riteraniro. Ariko menya ari nta wundi uzaza, menya rabo. Menya nta wundi uzaza rwose. Mbona nta wundi uzaza. Kandi umwana amaboko yarakoze, Imana imumpera umugisha bari. Umwana wa kane rero yari yatsinze tronkome. Agomba kujya mu wa 4 mwana wo mwijuru. Tugira abantu rero bitwa babarayagamba murabazi, abantu bitwa babarayagamba. Baturamuga barabigenza atati yokoyo we, ko afite abana benshi, umwana wa 4 aramwishyura iki koko?
kandi nta wabarenganya, bakunda kutugira impuhwe, ariko dufitiye impuhwe ni Yesu. Nimuvuge ngo amen. ariko Imana namwe ngo abana banjye baziga. Promesse ifite nuko abana banjye baziga kuva ku muto kugera ku mukuru, kandi mbona Imana ibigenda ibigenza neza, aho bageze mbishimiye Imana. Nimuvuge ngo amen. Ndaceceka. Harabure nk'ibyumwe na habibiri telefone ivuye mu Bubiligi irampamagara, yanditseho guteranya 32. ariko mwakomeye Imana amashyi koko. turi kwija muri bangu ineza y'Imana, ineza y'Imana mu kibazo. naho turi ineza y'Imana mu kibazo. hari ikibazo, hari n'igisubizo, byombi biraturanye, n'ibituranyi. irampamagara rero y'uwitwa Jacqueline ntazi, n'ijwi rituje. arampamagara n'ijwi rituje ati nitwa Jacqueline, mba mu Bubiligi. mba ndi mu Bubiligi sha. none habari gani? amakuru yawe ko mpamagaye ko ntakuzi. arambwira ati ngewe ntabwo nzi, ariko nge ndakuzi. nticyore umaze kumenya. arambwira ati ngewe nakumenye rero, nigeze nakumva ku rubuga rumwe wigisha, kandi nigisha henshi. nyumvire nawe, nyuma yo kukwigisha amagambo wigishije yaranyubatse. umva da, ariko mubwire ngo Imana igutunguza igitangaza gihubutse. arambwira ati rero nabuze amahoro. ngo ari mu Bubiligi yabuze amahoro, njye mba mu Rwanda. nyumvire nawe, ngo yabuze iki yewe? amahoro. arambwira ati rero umutima wantegetse kugura umuceri abana. njye nkajya ngo ni kamwe ka 25. arambwira ati ntuvunike, urebe kuri balance. ntabwo urajya kuri banke urebana mu manyarwanda. Imana izi ubwenge. ntabwo Imana izi ubwenge, kuko Imana ni bwenge. buriya rero kamabwiza ukuri, Imana ifite imbaraga, Imana ifite inzira zirenga ibihumbi. mubwire ngo harimo n'iyawe. yarambwiye ngo mukanya telefone nyifata mu biganza, ndavuga nti Imana irangendereye, ndavuga nti Imana iransohoye, ndavuga nti Imana ije n'amaguru. ngiye kubona kuri balance mbona ibihumbi 115. mwakomeye Imana amashyi. ariko mushumba, ayo niyo minerivare nagombaga kwishyura ku ishuri. mbwira umuhungu wanjye nti muhungu wanjye rero ntimuzima arapfuye, gahunda ni ku ishuri. nimuvuge ngo amen. ayo mafaranga ntago yagarukiye kuza uwo munsi, yatungaho gusa amavuta agahita azamuka kuzura. ngo yajya ku kindi yatungaho gusa kuko nta cyari kirimo. ngo yatungaho gusa ngo amavuta agahita azamuka. ngo ibintu byose byuzukiye we amavuta. nimuvuge ngo amen. nimuvuge ngo amen. nimuvuge ngo amen. nimuvuge ngo amen. mubwire ngo Imana ikwibukire muri amateraniro. Imana ikwibukire muri amateraniro. Imana ntigusezera amaramasa. Alleluya. kandi Imana iguhereze igiciro kinini, ugenda umwenyura mu izina rya Yesu. Imana inyure mu biganza byawe uyu mugoroba. aravuga ati umuturakoze, aravuga ati karabaye,
amavuta yuzuye ariko agira ubwenge. Aravuga ati aho amavuta avuye ku muntu w'Imana, nsubire mugisha inama ntiteze umwako. Asubira kwa Elisa. Aravuga ati muntu w'Imana, bya bintu byose natiye mu baturage byuzuye birabogaboga, ingunguru zuzuye, indobo zuzuye, yo ibintu byose byuzuye. Umva ijambo yamubwiye ryiza, yaravuze ngo okay, ikibazo cya rideni, genda ufate ayo mavuta, icyambere ugende wishyure. Ntago mubyumvise? Mubwire ngo Imana izi kibanza. Mubwire ngo Imana izi kibanza. Mubwire ngo Imana izi kibanza yewe. Genda ufate ayo mavuta, icyambere ubanze wishyura umwenda wawe, uruhuke, uryame na stress. Haleluya. Ubijambo ryaka asigara, ntabwo Imana ikemura kimwe mushumba. Haleluya. No. Pero ntabwo Imana ikemura kimwe. Yagombaga gukemura ikideni igakemura n'icy'ubuzima bw'uyu mubyeyi n'icy'abana. Nimuvuge ngo amen. Yavuze ngo asigara, avuga ngo asigara agutungane n'abana bawe bose. Mubwire ngo ikibazo gituranye n'igisubizo. Ineza y'Imana mu kibazo. Umwana wa kane mfite, njye nabyaye abahungu 5 bakurikirana. Umukobwa mukuru afite imyaka 9. Umukobwa mukuru afite imyaka 9 mushumba. Nashatse kera 9 na kangahe, numugire ngo nashatse muri 2 na kangahe. Nashatse hambere. Abana 3 bakuriye tugera mu muhanda abanyango ndi muri umuna wabo. Ntago wabisemera niyo wagira uti. Barakuze baramita. Nani babogari naba tipe Yesu yabagiriye neza. Ariko Imana nikomerwa amashimwe riteraniro. Ariko menyare nta wundi uzaza, menyare abo. Menya nta wundi uzaza rwose. Mbona nta wundi uzaza. Kandi umwana amaboko yarakoze, Imana imumpera umugisha bari. Umwana wa Kadere yari yatsinze tronkome. Agomba kujya mu wa 4 mwana w'umwijuru. Tugira abantu rero bitwa babarayagamba murabazi, abantu bitwa babarayagamba. Baturamuga barabigenza atati yokoyo we ko afite abana benshi, umwana wa 4 aramwishyura icyo koko. Kandi nta wabarenganya, bakunda kutugira impuhwe, ariko dufitiye impuhwe ni Yesu. Nimuvuge ngo amen. Ariko Imana namwe ngo abana banjye baziga. Promesse ifite nuko abana banjye baziga kuva ku muto kugera ku mukuru. Kandi mbona Imana ibigenza neza, aho bageze mbishimiye Imana. Nimuvuge ngo amen. Ndaceceka. Harabure nk'ibyumwe na 2, telefone ivuye mu Bubiligi irampamagara. Yanditseho guteranya 32. Ariko mwakomeye Imana amashyi koko. Turi kujya muri bangu ineza y'Imana mu kibazo. Naho turi ineza y'Imana mu kibazo. Hari ikibazo, hari n'igisubizo, byombi biraturanye. Nibituranyi. Irampamagara rero. Witwa Jacqueline ntazi. Nijwi rituje. Arampamagara nijwi rituje ati nitwa Jacqueline, mba mu Bubiligi. Umva ndi mu Bubiligi sha. None habari gani? Amakuru yawe kumpamagaye ko ntakuzi. Arambwira ati ngewe ntabwo nzi, ariko nge ndakuzi. Hicore. Umaze kumenya, arambwira ati ngewe nakumenye rero.
nigeze nakumva ku rubuga rumwe wigisha, kandi nigisha henshi, nyumvire nawe. Nyuma yo kukwigisha amagambo wigishije yaranyubatse, umva da, ariko mubwira ngo Imana igutunguza igitangaza gihubutse. Arambwira ati rero nabuze amahoro. Ngo ari mu Bibirigi yabuze amahoro, njye mba mu Rwanda, nyumvire nawe. Ngo yabuze iki yewe? Amahoro. Arambwira ati rero umutima wantegetse kugura umuceri abana. Njye nkajya ngo ni kamwe ka 25. Arambwira ati ntuvunike, urebe kuri balance. Ntabwo urajya kuri banke urayabana mu manyarwanda. Imana izi ubwenge. Ntabwo Imana izi ubwenge, kuko Imana ni bwenge. Buriya rero kamabwiza ukuri, Imana ifite imbaraga, Imana ifite inzira zirenga ibihumbi, mubwire ngo harimo n'iyawe. Yarambwiye ngo mukanya telefone nyifata mu biganza, ndavuga nti Imana irangendereye, ndavuga nti Imana iransohoye, ndavuga nti Imana ije n'amaguru. Ngiye kubona kuri balance mbona ibihumbi 115. Mwakomeye Imana amashyariko. Mushumba, ayo niyo minerivare nagombaga kwishyura ku ishuri. Mbwira umuhungu wanjye, umuhungu wanjye rero ntimuzima arapfuye, gahunda ni ku ishuri. Nimuvuge ngo amen. Ayo mafaranga ntago yagarukiye kuzo munsi. ayiwe Imana iturebera, aho Imana iturebera aho tutareba we, bera aho Imana iturebera. ayiwe Haba mu kwa mbere, haba mu kwa kabiri, mu kwa cyenda nako Mana we, naho uturebere aho tutareba we, aho tutareba. Nike muri birenze kimwe. Nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Umudamu Imana yishyuye ideni, ariko itanze na baza y'ubuzima, itanze na fondasiyo y'imibereho, imusigiye igishoro, imusigiye ubuzima. Nimuvuge ngo amen. Hirya yo kwishyura ideni, uyu mudamu yabaye miliyoneri, aracuruza amavuta muri Israeli, arakira, arakomera, arakungahara, kuko Imana yaje iba yaje. Tugiye gusengeraho, tugiye gusengeraho, tugiye gusengeraho. Turasenga mu buryo bugira muri bubiri. Uburyo bwa mbere, Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro, kuko ibyo mukeneye biba mu bantu. Ntabwo mubyumvise ibyo mvuze. Yakoyo we, mubwira ngo ibyo ukeneye biba mu bantu. Rero mu bantu Imana ikuremo umuntu w'iki w'umumaro, mu bantu Imana ikureba w'ingenzi, kandi uzaguha ntakuvuge. Muvuge ngo amen. Ndarivuze ngo mu bantu Imana igushakiremo umuntu. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Mu bantu Imana igukuremo umuntu w'iki w'umumaro. Cyakabiri, nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Imana ntikemure kimwe, ikemure ibirenze kimwe. Yakoyo we, ndarivuze ngo Imana muri imbere ntikemure kimwe mama, ntikemure kimwe papa, mujeni ntikemure kimwe,
mushyitsi musangwa n'ikemure kimwe, Imana ikemura ibirenze kimwe, umutima wawe ugubwa neza mu izina rya nde rya Yesu, kuko iyakoraga kera n'uyu munsi ni nayo igiye gukora. Mujye ijuru dusengane Imana. Imana iture, ayiwe Imana iturebera, aho Imana iturebera aho tutareba we, bera aho Imana iturebera, ayiwe haba mu kwa mbere, haba mu kwa kabiri, mu kwa cyenda nako Mana we, naho uturebere aho tutareba we, aho tutareba umuruho. Hari igihe umuntu awugendana, hari igihe umuntu awubana ukamera nk'urusyo, ariko Imana mwaje imbere, abaje kwishaka by'ukuri, Imana ibaruhuye umuruho, Imana ibahaye kugubwa neza. Nimuvuge ngo amen. Ikindi cya gatatu numvise, se muracyahari? Nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Nuko Imana itandukanyije umucyo n'umwijima mu iterane. Hari abantu baheze mu gihirahiro, hari abantu bacanganyikiwe, ariko Imana ije gucangura ibyabo. Ni ukuri kwiye, ni ukuri kwiye. Imana mwaje imbere, Data wa twese mwiza aje gutandukanya umucyo n'umwijima. Mu mvugo yumvikana, Imana ije kurengera abakiranutsi. Muvuge ngo amen. Hanyuma ikintu cya kane nuko Imana ikijije indwara zananiranye. Indwara zananiranye Umukiza Yesu arazikijije, byose bishobokera uwizera. Nimuvuge ngo amen cyane, nimuvuge ngo amen cyane. Hanyuma ikindi numvise nuko Imana mu iri teraniro ikuye mu mwuka wo gukenyuka, mwuka wo gukenyuka, upfira imburagihe, mwuka w'amagisida, indwara z'amayoberane zica abantu bitunguranye. Imana yongereye abantu iminsi yo kubaho mu izina rya nde rya Yesu. Hanyuma ikindi numvise gikomeye nuko Imana ije gutanga agakiza kazima mu iri teraniro. Sepela bile edome agros senamahia. Imana ije gutanga agakiza kazima ku muntu wese ugakeneye mu izina rya nde rya Yesu. Yaguza n'umunyaziya, Oceania, Afurika. Nimuvuge ngo amen. Amajyepfo, Imana Imana igushakira umuntu w'iki w'umumaro. Icya gatatu, Imana ikemura ibirenze kimwe. Data mu izina rya Yesu, izina rifite imbaraga, izina rifite ubutwari, izina rifite ubushobozi, izina ryo kwizerwa no kwiringirwa, izina ridapfa, izina ridasaza, izina ridahinduka, byiringiro bizima, maboko y'abizera, buhungiro butajegajega. Dushimye izina ryawe uyu mugoroba, tugufite dufite ubuzima, tugufite dufite kubaho, peodikonema, tugufite dufite ubugingo n'amahoro. Dushimye izina ryawe kubwira iterane duhaye ryiza, ririmo ababyeyi, ririmo abagabo, ririmo abasore n'abakobwa. Tumaze kumva ijambo ryawe, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirahumuriza, ni umuti wamara imitima, ijambo ryawe ni umuyobozi. Haleluya. Imana yakoraga kera niyo duhagaze imbere, niyo turi imbere. Abagabo niyo ababyeyi bahagaze imbere, niyo abakoresore n'abakobwa bahagaze imbere. Ni Imana ibasha, ni Imana ibasha, ni Imana yihagije, ni Imana yifite. Ntabwo ikenera abashinwa, ntabwo ikenera abongereza. Ukuboko kwayo kurakomeye, iyi kurambuye ihaza kwifuza.
den le mone fo soni monta che demandras boere driemo lo petan se kene maiva je ne contra demoni glaver o biria sirivaya haye tuciye bugufi mu mwanya ho tutize imbaraga z'Imana tubabarire panze wese riteranira mbere ya byose rikuraho umugayo n'urubanza rikuraho ubusembwa kimara kubeza gutyo tubasaba impano yitwa kwizera ababyeyi barayikeneye abagabo turayikeneye abasore barayikeneye abatizeraga n'ibizere kuko ibintu byose bishokera uwizera demotakerebo sanizangoreberia monira gros oh de contre menivoya melashe kodreve turi imbere y'amaso yawe turi imbere y'amaso yawe twabonye Imana ikora imirimo twabonye Imana ikora ibitangaza ibi ntabwo ari amashyengo ibi ntabwo ari amagambo twabonye imirimo y'Imana ikomeye Imana yacu niyubahwe turasenze twagiye duhura n'ibintu biturwanya twagiye duhura n'ibintu bitugenza n'uyu munsi biracyaturwanya bimwe bigambiriye kutunyaga ibindi bigambiriye kutwiba ariko yatabaye Mukawobadiya iyo duhamagaye amasaha turasenze bw'iri teraniro duhuza n'umuntu w'umumaro duhuza na Elisa wacu turi imbere y'umuntu uruta Elisa turi imbere ya Yesu wacu lopela sikonema lope evaiga Yesu turi imbere yawe uruta Elisa ababyeyi bari imbere yawe abagabo turi imbere yawe abasore bari imbere yawe abakobwa bari imbere yawe baragukeneye bamaze iminsi mu ntambara bamaze iminsi mu makuba bamaze iminsi mu rugamba bakeneye imirimo yawe koresha itegeko pelo belafo soni modreba de contre duhuza n'umuntu w'umumaro waduhuza n'umwirabura waduhuza n'umushinwa waduhuza n'umunyamerika waduhuza n'umuganda waduhuza n'umunyakanada waduhuza n'umunyaeritreya waduhuza n'umurundi tegekesha ububasha bwawe aba bantu niboroherwe rosekone modaibo Imana bakeneye nibayibone hindura amateka hindura ubuzima halalalala tanga icyerekezo sobanura ibidasobanutse mu izina rya Yesu kemura ibirenze kimwe bafite ibyifuzo bitandukanye rengera bano babyeyi tabara bano bagabo rengera abasore n'abakobwa ibyapfuye n'ibizuke ibyagiye n'ibigaruke hindura ubuzima tanga icyerekezo kingura imiryango rema pelodino tosade urakoze ishura amadeni yananiranye barinda umwishyuza mubi uhora ukomanga uhora utelefona uhora ubabuza amahoro uhora ubatota pelodeleme tandukanye umucyo n'umwijima abaje bagushaka ntibakubone ubuntu bw'Imana n'amahoro bibe kuri bo kuko uri Imana ikomeye urakoze kubibutse urakoze kukinguye imiryango urakoze kuhinduye ubuzima urakoze kutanza icyerekezo urakoze kunyuza mu biganza byabo urakoze kubarinze kumwara urakoze kubarinze gusaba kubw'ibyo ukoze tugukomeye amashyi ababyeyi baguhaye impundu kuko wumvishe gusenga mu izina ry'umukiza Yesu amen.